Yes, turabasuje abakunzi ba Rubavu Bayandiceri, mukomeze mugubwe neza cyane. Turi ku kibanza cyiza uri kubona gikorotiye n'amatafari ahiye. Iki kipangu gifite na portail kiri muri zoning ya R1, gifite na autorisation yo kubaka. Iki kipangu cyangwa se parcelle ibereye hariko ikorotiye, ifite korotire ikomeye nziza cyane, amatafari ahiye yubakishije na sima. Hano ku Majengo mu mujyi wa Gisenyi, metero kare 400. Iki kibanza cyiza turakigurisha ni miliyoni 40 zonyine. Uduhamagare ukigurire ishwadi. Urabona ko ifite portail nziza cyane kandi na korotire imeze neza. Impangu rero ni kigucika metero kare 400, ubuso nizo metero kare nyine 400. Zoning ni R1, igifite icyangombwa cyo guhita wubaka ku buryo ukiguze ushaka guhita wubaka inzu yawe yo guturamo byaba bimeze neza cyane. Uhamagare kuri nimero zacu. Iyi korotire nziza cyane ntirayigutange. Iki gipangu cyangwa se iki kibanza urabona ko no gushyiramo inyubako gusa, korotire yo yararangiye. Ni dure nziza cyane. N'ahandi ni hano ku Majengo, mu murenge wa Gisenyi, akagari k'Umuganda, hano hafi neza n'agasoko ka Majengo. Iyi dira ni nziza cyane, miliyoni 40 zonyine. Ikibanza cyaba icyawe. Muduhamagare kuri nimero zacu.